mu rugendo ntabwo ntabimenya rwose ariko nzi ko nzamenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho ndari ibyo mugihe ngo ni kuki n'ibyago biriho ndari ibyo mugihe twebwe ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mugihe gito tuzaba ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu n'intamutugira uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu n'intamutugira uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu n'intamutugira. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane kukiranuka mu bintu byose, kandi tugushimiye inama nziza zawe, kandi tugushimiye ubuntu bwawe utagira umupaka ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye igitondo cy'uyu munsi kuko ugiye kutuganiriza, kandi turaguhamagaye guzubane n'iri teraniro utugaburire Mana, natwe turakwiteguye mu izina rya Kristo. Duheshe imbaraga zose z'umwijima tuziboheye ikuzimu, ahubwo turavuze ngo nuze ururukire muri iri teraniro imitima yose iteraniye hangaha. Haleluya, haleluya, ize kukumva Mana, kandi inyota n'inzara twazanye bihazwe nawe. Mu izina rya Kristo tugukomeye mu mashyi. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Reka tuzamurire Imana ibiganza. Haleluya, haleluya. Reka twongere haleluya, haleluya. Imana ishimwe, tuyihaye icyubahiro. Niyikora ibi ngibi yonyine. Yesu ashimwe cyane. Nishobora kubigenza neza, igateranya abantu bavuye hirya no hino, bafite impamvu nyinshi zitandukanye. Yesu ashimwe. Bakaba mu nzu yabo, nta nduru yavuze, nta nkoni zabayeho, ahubwo byavuye mu mitima yacu, tukavuga ngo reka tujye kureba isumba byose Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Dushimye Imana ko yatwemereye kuza kubana namwe mu iri teraniro ndetse no gusangira ijambo ry'Imana. Ntabwo batuvuze, nitwa IRIHOSE Martin, hanyuma ndi umugabo ubatse, nashakanye na Imana Pascaline. Reka haguruka basuhuze. Imana imuha umugisha cyane, ni umufasha mwiza mu bintu byose no gukora uyu murimo. Imana ishimwe. Hanyuma yaduhaye urubyaro rw'abana 4, bamwe bari mu bizamini, umwe yaje turi kumwe yarangije ibizamini, nabyo turabishimira Imana. Nahaguruke teta nawe asuhuza iteraniro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nihuse rero, nyimara kumenya ko tuzaganira n'iri teraniro, njya nkunda kubaza Imana ngo Mana, abantu bawe wifuza yuko iki gitondo noneho
bamenye iki, bumva iki. Imana ishimwe. Hanyuma umwuka w'Imana aranyongorera, ndamukunda cyane, arambwira ngo ririya teraniro iri ngiri ry'uyu munsi uzariganiriza ibintu bitatu byonyine, ibi ngibi bitatu byonyine. Murumva ari byinshi. Icya mbere uzababwire ngo bongere bibuke neza inama z'Imana, kandi muri iri teraniro barongera bumva inama z'Imana. Icyo ni kingahe? Ni kimwe, ni icya mbere. Icya kabiri uzabaganiriza, uzongere ubaganirize ku buntu busaga bw'Imana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu uzababwira inkuge Imana itanga. Ibyo bitatu byonyine. Haleluya, haleluya. Ngibyo ibyo tugiye kuganiraho. Ngiyi intego y'amagambo y'Imana meza twasomye. Imana yacu ishimwe. Hanyuma irambwira ngo muri byose ujye ubabwira ngo ndi Imana ikiranuka, ndasize na kimwe. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku nama z'Imana. Haleluya. Kandi icya kabiri turaganira ku buntu bw'Imana. Icya gatatu tuganire ku nkuge y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Reka turebe abantu bongeye kwibuka uburyo Imana ijya ibagira inama bikaba mu matwi yabo, bakagenda bemye naho isi itabemerera kwema. Yego, bazamurira Imana icyubahiro, bavuga ngo turabyibutse, twibutse inama z'Imana, kandi tugiye kongera kumva inama z'Imana. Imana ishimwe. Eroyimu niririmbye indirimbo nziza, iravuga ngo ubuntu bw'Imana bugize bute. Nahise mvuga ngo aha hantu hari Imana. Ubuntu bw'Imana bugize bute? Ngo naho ntagira amagare kandi singira amafarashi, ubuntu bw'Imana bugize bute? Buramagiza. Nagira ngo tuze gusoza iri teraniro nawe uvuga ngo ubuntu bw'Imana bugize bute. Haleluya, haleluya. Cya gatatu, dufite inkuge, turaza kuyigarukaho gatoya, ariko ujye uvuga ngo nanjye nifuje kuba mu nkuge y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo uri mu nkuge uboneramo inama, kandi ubuntu bw'Imana bugusanga iyo utagiye kubushaka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi wa 45 turirimbyeho gatoya, yaravuze ngo mu rugendo ngewe ntabwo ibi bintu nabimenya byose. Sikaririmbye muri uru rugendo turimo, ntabwo ibyabwo dushobora kubimenya rwose, ariko ahita avuga ngo aha mfite amakuru kuko nzabimenya byose. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Icya kabiri aravuga ngo abantu bo muri iyi si bajya barizwa n'ibyago bibatera, ariko aravuga ngo ngewe namenye ko ari iby'igihe gitoya, ibyago bikarangira tukaba mu mahoro. Haleluya, haleluya. Ibyo bivuze ngo ibyago ntacyo bidutwaye, ahubwo ni ibidusunikira kwihuta muri uru rugendo, kuko tuzi ko ari iby'igihe gitoya, hanyuma tukazagerayo. Abifuza kuzagerayo, reka dukomere Imana amashyi ibahe dutije uyu mwanya. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ngo twese tuzaba ibihumbi duteranye turamye Umukiza. Dore ibintu tuzakora rero. Yavuze ngo tuzamuririmbira twese. Bishatse kuvuga ngo abarepese bazaririmba, ego, ariko n'abatarepese nabo bazaririmba. Haleluya, haleluya, haleluya. Abambaye uniform bazaririmba, n'abatarigeze bayijyamo nabo bazaririmba. Ariko Imana idutegurira indirimbo mwayikomeye amashyi menshi menshi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umva icyo tuzaba tuvuga rero. Tuzaba duhamya tudashidikanya, tuvuga ngo tukubonye rero, tubonye uri Imana ikiranuka muri byose. Mu kaga kacu warakiranutse, twagiraga ngo waradutereranaga, kumbi tubonye ko no mu byago wakiranukaga. Ukiranukira hehe? Muri byose.
cya kabiri, mu mahoro yacu twagize twasanze uri Imana ikiranuka muri bingahe? Muri byose. Haleluya, haleluya. Ikindi tuzaba duhamya, tuzaba tuvuga ngo ukiranuka ku buntu bwawe waduhaye. Ndaje mbigarukeho mu kanya. Iyi Imana ikiranuka ikageza no ku buntu. Haleluya. Ni nayo mpamvu igirira neza beza naba nuko ikiranuka no ku buntu iduha. Hari igihe tujya tugirira ubuntu abo tubana nabo n'inshuti zacu, ariko ikiranuka ikageza no ku buntu itanga, ngo igahita igushiriza imvura beza naba. Ikiranuka muri byose, reka twongere tuyihereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Icya kabiri, ngo tuzaririmba tuvuga ngo wakiranutse mu nama zose waduha. Uduha inama mu gitondo warakiranutse, uziduhaye ku mugoroba urakiranuka, izuba ricanye ribaye ryinshi urakiranuka, ku cyumweru burya ntiwigeze ukiranirwa. Twakubonaga nkaho wadutaye, ariko ntabwo wadutaye, ahubwo no kuvuga ko wadutaye twasanze wari urimo hari ibintu ukora bihise bituma tuvuga ko no mu nama zawe wakiranutse. Haleluya, haleluya. Reka duhereze Imana icyubahiro ikiranuka muri bingahe? Muri byose. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dusomye inkuru rero muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Dukomoje cyane mu gice cyaho cya 27. Izi nkuru zigaruka cyane ku mugabo witwa Pawulo na bagenzi be bari kumwe. Uyu Pawulo ni umuntu w'Imana, kandi Bibiliya ivuga ngo ni umuntu w'Imana. Yigeze avuga rimwe, aravuga ngo meze nk'ibisukikwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza yo kwizera, ubu mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Uyu si umuntu w'Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ariko Bibiliya imwise gutya, hari andi mateka afite muri Bibiliya ko yari umuntu urenganya ubwoko bw'Imana. Mu yandi magambo, haleluya, satani giturebera hirya cyane turi mu byaha, ikananirwa kumenya twebwe twagiriwe neza n'Imana. Haleluya, haleluya. Igahindura amateka Imana, satani igakomeza kuturega yuko turi abanyabyaha, ariko dushimiye Imana igihindura amateka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Pawulo rero uyu muri iki gice twasomye biratubwira ngo yari imbohe hamwe na bagenzi be, kandi yaboshywe azira kuvuga Kristo, guhamya Kristo mu bayuda bagenzi be. Amaze kubohwa ajyanwa imbere y'imanza cyangwa imbere y'inkiko, akaburana, hamwe bakamwohereza ahandi. Muri iki gice rero cya 27, Pawulo ngo yari yoherejwe ahandi hantu, agomba kujya mu rukiko kuburana, aho bita Italiya. Ariko ngo Pawulo n'izindi mbohe ngo baramanuka, baravuga ngo nubwo uri imbohe ugiye kugenda, urajyana n'umutware. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntabwo ari umutware woroheje, ngo nuyobora umutwe w'abasirikare. Mu yandi magambo, haleluya, haleluya. Mu yandi magambo, nubwo twinjira mu rugamba, ariko umutware abahari. Haleluya, haleluya. Akaduherekeza. Yinjiramo rero, ngo yinjira mu nkuge, yinjirana n'abatware n'izindi mbohe. Bibiliya tubwira ku murongo wa 37 uze kuhasoma, ngo abantu bose bari muri iyo nkuge ngo banganaga na 276. Binjiye hehe? Mu nkuge. Haleluya. None natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ndimo ndavuga inkuge. Haleluya, haleluya. Ngo bageze mu nkuge, Pawulo nk'imbohe
ngo ako kanya binjira mu nyanja, ngo ariko muri iyo nyanja umurongo wa 9 twahereho dusoma ngo hatangira hazamwe ibibazo. Mbere yuko tugera ku murongo wa 9 uraza gusanga ibibazo byarabaye byinshi mu nyanja. Umuraba ugakubita, umuyaga ukajyana inkuge irimo nde? Pawulo. Irimo nde? Imbohe. Ariko irimo n'ingabo. Haleluya, haleluya. Kandi irimo ibyo kurya bizatunga abantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko nubwo bimeze bityo, umuyaga urayijyana hirya, urayigarura hino. Pawulo rero umuntu w'Imana, ngeze ku cya kabiri cyitwa inama. Nubwo yari imboha boshye, ariko kuko ari mu nkuge Imana yaramuvuzeho, Imana itangira kumuganiriza. Mu matwi ye yumva andi makuru adahwanye n'abamuboshye, andi makuru atarayimbohe bagenzi be, ahubwo yumva amakuru y'ijuru ari mu nkuge. Haleluya, haleluya. Ijuru ritangira kumuganiriza, riramubwira ngo Pawulo ntabwo uboshye, ahubwo wagiye mu nkuge kubera impamvu. Ntabwo wagiye muri iyo nyanja gusa, ahubwo hari impamvu nagushyizemo. Dore impamvu ya mbere, murongo wa 9. Haleluya. Murongo wa 9 mwumve. Ngo ariko kuko hari hashize iminsi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga. Ngo kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yashize, nuko Pawulo abagira iki? Inama. Mbi ya mbere arababwira ngo yemwe bagabo, mbonye yuko urugendo rugiye kuba mwiki? Ibyago. Icya kabiri, ntabwo ari ibyago gusa, hazabamo no gupfusha byinshi. Ntabwo ari ugupfusha byinshi gusa, ahubwo hazabamo no kugira gute? N'inkuge nayo ubwayo izapfa. Ariko si ibyo gusa, hazabaho no gupfusha ubugingo bwacu. Kansaba ari kubyuma banzamuriro gakeya, ndimo ndavunika. Banzamuriro gakeya. Haleluya. Pawulo imbohe ya Kristo. Haleluya. Iravuga ngo nubwo ndi mu nkuge ntabwo ngomba kwidegembya, ahubwo mboshye ku bwa Kristo. Haleluya. Ntabwo bamboshye kuko nacumuye, ahubwo mboshye kubera Kristo. Nakabaye meze nk'aba basirikare, nakabaye meze nk'umutware, ariko njyewe ndaboshye kubw'uyu mubiri ndasuzuguritse. Ariko nubwo mboshye, ijambo ry'Imana, ibanga ry'ijuru ririho riraza kuri njyewe. Nemeye kubohwa, ariko ijuru ririho rirambwira, ribwiye imbohe, kandi ubwo bimbwiye nanjye ngiye kuvuga. Imana ishimwe. Nubwo mboshye kandi abamboshye bahari, ariko ngiye kuvuga kuko ijuru rirekuye akanwa kanjye ngo kagire gate? Ngo kavuge. Mu yandi magambo, nubwo satani yatuboha, ariko ijuru rijya riduha ijambo tukavuga. Ijuru riduha ijambo, reka turihereze tuvuge ngo ijuru tumenye kujya duha ijambo. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Ahita arangurura, aravuga ngo yemwe bagabo, yemwe abo turi kumwe mu nkuge, yemwe abasirikare, yemwe abamboshye, namwe mbohe turi kumwe, namwe baririmbyi. Haleluya. Dore uko Uwiteka Imana igize gute? Ivuze. Haleluya. Irambwiye ngo kuko nemeye kubohwa, nayo yemeye gukorana nanjye. Iyi sivuga ngo muri ubu bwato turimo, muri iyi nkuge turimo, mwitonde. Ahantu tugeze mwitonde. Nubwo muri abasirikari igiye kugira ibibazo, ibyago bigiye kudutera, kandi nibidutera namwe birabafata. Mu yandi magambo, dutungishije benshi kubw'iby'Imana yashyize mu kanwa kacu. Haleluya, haleluya. Harababwira ngo igihe iki ngiki turimo, ibyago bimanukiye iki? Iyi nkuge. Cya kabiri, ntabwo bimanukiye ngo isigare, tugiye gupfusha ibiri mu nkuge.
ariko tuzapfusha n'ubugingo bwacu. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ubugingo si ubwa Pawulo buzapfa, ahubwo nubwo abari mu nkuge twese. Mwumva uko Imana ivuze. Haleluya. Nari ngiye kubabwira ngo abari mu nkuge y'Imana bajya bumva uko Imana igize gute ivuze. Abemeye kuba mu nzu y'Imana no mu gakiza kayo bajya bumva uko Imana igize gute ivuze. Kavuga ngo iyi nzira ntuzayicemo, ahubwo uzaca ibumoso, kuko abazaca iburyo bazarimbuka bashire. Tukavuga ngo ubwo wabivuze gutyo nta kitazasohora. Tugakomera Imana amashyi twese. Haleluya, 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 haleluya. Arangije kubivuga, umva abantu bari mu nkuge. Wa mutware wari ubashoreye ngo abwire uwerekeza ubwato, aramubwira ngo kugira ngo mudufashe Eric ngwino izire, ngo abwire umuri inyuma werekeza ubwato yatwaye ubwato. Aramubwira ngo ayo magambo imboho ivuze ntuyiteho, ahubwo ukomeze uyobora ubwato. Mwerekeza tubwo ari wowe bivuze, rero reka dukomeze twigendere. Aravuga ngo nubwo turimo tugenda, ariko hari yavuze ko tugiye kugira ibibazo. Twari turuhutse mu akanya gato, ariko uru rugendo tugiye kugendana turagira ibibazo mubimenye. Mu yandi magambo, nubwo twabyirengagiza ariko Imana iba yavuze. Haleluya, haleluya. Ngo nta kijya kiba ku ntoreza itagize ite itakitubwiye, itagize ite icyatubwiye. Aravuga ngo mutware, reka mfate n'undi muntu umwe w'umusore, nibaze dukora umurimo mwiza w'Imana. Mwihute, mwihute, mwihute. Uyu ni umwerekeza, ariko bari kumwe na nyir'ubwato nawe wakodeshejwe. Aravuga ati nimpagarara hano ubu bwato bwanjye baraza kunyambura, wenda barimo n'imizigo ntabwo bagira gute banyishyura. Barakomeza rero, turagiye mu bwato. Uko tugenda bagende buhoro, bari kugenda nk'abashaka kugerayo. Berekeje Pawulo na bagenzi be bari kumwe, ariko ko mwambaye uniform. Abasore bane banje hano imbere, tukavuga Imana vuba vuba. Imana ishimwe. Bane bangwinoti. Hagarara hano, muhagarare hano imbere yanjye. Mwihute, 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 mwihute. Narinzi ko muri abasore mbonye mushaje, mujye mwihute. Hagarara hano nawe, murebe imbere tugende. Umwerekeza na nyir'ubwato bati tugende rero, reka tugende. Urabona abantu badasa nk'imbohe mwebwe uko bambaye, murabona badasa nk'imbohe. Imbohe za Kristo na Pawulo zirimo baragenda bajyana n'aberekeza. Bageza hagati, Bibiliya yatubwiye ngo umuyaga uheha. Ugira gute? Guheha rero abantu batabaye ahantu hari inyanja n'ikivo n'ibindi. Ni igihe ubwato bwijyana, utabugarura iburyo, utabugarura ibumoso. Aba bantu nyir'ubwato n'uwerekeza baravuga ngo amaboko yacu arananiwe, ubwato bugiye aho bushaka. Mu yandi magambo, amaboko y'abana b'abantu ajya ananirwa, ubwato bukajya aho bushaka. Ariko Kristo abana natwe mu nkuge. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ubwato bugiye iyo bushaka, butajya iburyo, butajya ibumoso, ahubwo bwitemberera. Pawulo aravuga ngo njyewe navuganye n'Imana, hari ikintu ngiye kubabwira rero. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 22 umva. Haleluya, haleluya. Ngo bashobewe rwose, arababwira ngo kandi none ndabakomeje. Agira ngo mubyumve neza. Mundebere bareba niyo bareba. Bananiwe kureba imbere, bananiwe no kureba, ahubwo nyine bashobe. Murabona batashobewe. Arababwira ngo njyewe Pawulo rero turi kumwe mu bwato budafite iyo bujya niyo bujya, bwikubita ku mataza hirya no hino.
22. Haleluya. Arababwira ngo kandi none ndabakomeje nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko mva impamvu avuga aya magambo 23. Mva impamvu tuvuga amagambo dushize amanga. Haleluya, haleluya. Yadutuye imitwaro duhetame none tugenda, kandi yadutuye imitwaro duhetamisha none tugenda twe. Amen. 23. Umva gituma dushira amanga tukavuga Imana ngo kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikorera. Haleluya. Turabi Imana Kristo yaronse amaraso. Imana ishimwe. Hanyuma akambwira ati umva imvugo y'Imana, umva imvugo y'abantu bari mu nkuge imbere, bari mu nkuge hehe. Umva ibyo bagiye kubwirwa. Marayika akambwira ngo Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayizari, kandi dore iguhaye nabo mugendana bangahe. Ntago mubyumvise. Arababwira ngo nyiri inkuge wayiguza amafaranga, ariko noneho rero ntushobora kumenya iyijya, ntushobora kumenya iyiva, ahubwo nawe ntabwo uriho. Nawe mwerekeza warabyize, abantu barabimenya, ariko nubwo wakiga gutwara indege cyane, iyo ugiye kumanuka ntikugisha inama, ahubwo nawe ntusiga. Namwe mbohe turi kumwe barababoshye, nge nazize Kristo. Ushobora kuba warazize ubujura, ukazira kwiba cyangwa kurwana. Ahari wowe wazize kutagira imiryango aho ukomoka, bakakureba nk'umusuhuke uri aho ngaho uza kugora abantu mu gihugu, bavuga mu mubohe mu mujyane. Wowe rero ntibazi ibyawe, niyo bakurebye barakuyoberwa. Hari abantu batureba bakabona batazi n'ibyacu, bakavuga ngo mumukuremo kuko tutazi n'ibye. Ariko Kristo twese adushyize hehe? Abazi ibyacu ndetse natwe bitazwi, twese twibereye hehe? Mu nkuge. Nijya gutabarwa tuzatabarwa twese. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo reka rero ubu ngubu mfite ijambo, nubwo ndimuhe ngize ijambo mwese guhera hirya kumwerekeza no kurinde. Abasore babiri baze hano, babiri baze, ariko Enoke nkunda ukuntu yihuta, ubu byanyobeye impamvu atari kuza. Ngwino nawe muze mujye imbere inyuma ya ziriya mbohe hariya muzijya. Abasirikare hagararaho, ngwino hano, hagarara hano wowe, nawe genda uhagarare hano. Imbohe zirarindwa mwa bantu b'Imana. Aba bantu barinze imbohe zirebe, ntabwo ureba hirya, turebe imbohe. Kandi imbohe namwe mwifate nk'abafunze nyine. Haleluya. Imbohe imwe mu zari zihari iravuga ngo kuko navuganye n'Imana ntabwo mukwiye kuba mukimboshye, ahubwo ngiye imbere yanyu ngiye kuvuga ko mbarushije icyo navuganye n'Imana. Ngiye kurusha abatware babadutwaye batuboshye, ahubwo kuko Imana ishoboye ibintu bingahe byose, kandi igakiranuka ibyari muri byose, igakiranuka mu nkuge, igakiranuka no hanze y'inkuge, igakiranuka inyanja ituzunguza ndetse no ku mwaro w'inyanja. Ngiye kubabwira aho mwebwe ubushobozi bwanyu bwahagaze. Mbafitiye amakuru. Ari ngiye kubabwira ngo Imana idufitiye amakuru abantu bose batazi, abantu bose batagize bate. Imana idufitiye amakuru agenda akagira n'iwacu mu gitanda, ikavuga ngo aho ngaho naho mafitiye amakuru abandi bantu mutararana batazi, ikavuga ngo ngewe rata ndayazi. Bashobewe rero
baraho ubutabazi bwahagaze. Bibiliya iratubwira ngo abahagarara imbere, arababwira ngo nongeye kuvuga abagabo bene data, nimutega amatwi mwumve, njyewe imbohe ya Kristo. Njyewe imbohe yande ya Kristo. Mwari muzi ko mwanzanye kumboha no kunjyana mu rubanza, kandi koko nzanajyayo, ariko naje kubatungisha muri aya mazi ameze atya. Cyambere nababwiye ngo ntidukore urugendo kuko turagira ibyago byabasohoyeho. Ubwo ari Yesu wabivuze hakizazasoho. Ubwo ari Yesu wabivuze ubwo ari Yesu wabivuze. Ubwo ari Yesu wabivuze. Inama z'Imana, inama z'Imana ngiye kuzigukumbuza, umva ukeneye inama z'Imana kabisa. Haleluya. Hano hantu abasirikare bakomeye bari barimo inama zabo zabuze. Abategetsi bashobora kuzajyana n'aba ngaba bari bagize gute barimo. Hari n'abari bagiye kwihahira gusa muri abo 276. Yego, inama zabo zigira zite, ziraceceka, hazamuka inama ivuye hehe? Mu ijuru. Inama y'ijuru twongere tuyikumbure, tubwire Imana guduha inama y'ijuru, tuyizamurire ibiganza tuvuge ngo Mana duha inama z'ijuru, duha inama z'ijuru, duha inama z'ijuru mu izina rya Yesu, amen. Arababwira ngo rero marayika yansanze ubwato bugenda, kuko bugenda bujya iburyo bujya ibumoso n'ahandi tutazi, marayika w'Imana wajya akora. Kandi njyewe ntabwo nari mfite ubwoba, kuko sinari ndi kumwe namwe, ahubwo naganiraga n'undi mugabo ukomeye mu bwato turimo, intambara n'akaga gahari, abandi bavuza induru. Hari umugabo ujya utuganiriza, niba kubaza kuki wuzuye zababwire Yesu wangiriye neza. Yewe nibakubaza kuki wuzuye ibishimo, yewe uzababwire Yesu wangiriye neza. kandi nibakubaza kuki uhorana amahoro, yewe uzababwire Yesu wangiriye neza. nawe nibakubaza kuki uhorana ibishimo, uzababwire Yesu wangiriye neza. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo se wowe kutaryamye nk'abandi ngo ugire ubwoba. Aravuga ngo hari undi mugabo twarimo tuganira, ijambo ry'Imana binyuze muri marayika ryambwiye ngo mwese muze hano mundebe, muhite mundeba kuko marayika agiye kuvuga. Baravuga ngo ubwo Yesu ashimwe cyane. Ubwo ari marayika ugiye kuvuga, n'abatware bifashe nk'imbohedo bihita byikora bakananirwa kureba ubutware, bagahita baba nk'imbohe zose. Kristo ajya tubohera ibyari bitwasamiye, akabiboha akabizingata, akavuga ngo ndabiboshye. Haleluya. Nibigende bijye mu mwanya wanyu, ahubwo mwebwe mugira ijambo, muhindukire mubibwire muti ni Yesu wangiriye. Arababwira ngo umva uko Uwiteka Imana yambwiye. Haleluya. Ngiye kubagira inama y'icyo tugiye gukora. Icyambere, wowe waguze ubwato inkuge, humura ntugipfuye, humura ntacyo kibaye, humura. Nawe byayobeye werekeza iburyo ugarura ibumoso bikuyobe, humura ntacyo kibaye. Haleluya. Humura ntacyo ukibaye. Hanyuma yemwe basirikare mwabuze iyo muva niyo bujya, namwe ntacyo mukibaye. Haleluya. Kandi namwe mbohe mwihangane, mukomere, mwihangane, mugire mute ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ndababwira ngo imbohe njyewe ndi kumwe namwe, nihumuhumure
abasirikare bari babateje igihunga, ntabwo bagira bate babashobora. Guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba, 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 guhetse ku mugongo wanjye yego. Haleluya, haleluya. Ijambo rimaze kugera mu matwi, baravuga ngo ntacyo tukibaye. Nyiri nkujya ahita asimbuka, ndaguhetse, ndaguhetse, guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Tisimbuka arenza aho ngaho. Umwerekeza aravuga ngo byari binyobeye mfanye nabo njyanye, ariko aravuga ndaguhetse, ndaguhetse, guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Imbohe ziravuga ngo twari tuboshye rwose, ariko duhetswa n'ishoboye byose. Iyaba bakatujyanye bakadufungira iyo, ariko tudapfiriye muri aya mazi. Arababwira ngo nimuhumure ntacyo mukibaye. Dore imbohe ye, guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba, guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Abasirikare mwegera hano hafi ahangaha, mwebwe nimuze hano abandi babareba. Oya abasirikare, aba bantu baritoje mw'abantu, bitoza kurwana, kurasa, gukubita, gufunga amapingu. Aha, ariko ngaho nibafunga amazi, nibahagarika inyanja se, ngaho nibayibwire ngo nimutuze se. Hari iby'amaboko y'abana b'abantu ashoboye, ariko hari n'iby'Imana yisigarije kugira ngo itugirire, kugira ngo itugirire. Haleluya, haleluya. Kugira ngo itugirire. Amen, haleluya, amen. Ariko Imana ndayikunda cyane. Ndavuga ngo ntimwarabatware, amazi yabananiye namwe koko, n'indi imbaraga mwashyizemo, bigizo mu mazi, zo mu birere, mufunga. Ariko iravuze ngo namwe ntabwo muzapfa, sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze imirimo we Uwiteka yakoreye, ubwo nari maze kwiheba. sinzapfa, Sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze imirimo Uwiteka yankoreye, ubwo nari maze kwiheba. sinzapfa, sinzapfa ubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu. imirimo Uwiteka yankoreye, nari maze kwiheba. sinzapfa, ubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu. imirimo Uwiteka yankoreye, ubwo nari maze kwiheba. Haleluya! 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 Oh, haleluya, haleluya. Abavuze ngo sinzapfa ahubwo nzongera ndara, bahita bakomera Imana iduha kurama amasi.
reka tuyongere amashyi. Igiduha kurama bitagishoboka, ikavuga ngo ubwo bitagishoboka ndabitanga. Tuyikomera amashyi. Haleluya. Reka tuyikomera amashyi. Igiduha urubyara abandi bavuze ngo ntibigikunda. Tuyikomera amashyi. Haleluya. Reka tuyikomera amashyi. Idutunga mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ikadutunga. Tuyikomera. Reka tuyikomera amashyi. Igidushyiraho uburinzi ku manywa nijoro, ikaturi. Haleluya. Ikabango ndabarinze. Haleluya. Ikaturinda, ikatugota. Ikavuga ngo ubuntu bwanjye nibubane nawe, ibyo kandi biguhaze byonyine. Reka tuyizamurire icyubahiro. Amen. Kumbe abasirikare bahekeje Pawulo kugira ngo bazavuge imirimo y'Uwiteka yakoze, bitazavugwa n'abaciriritse bakagira ngo Imana ikorana n'abagize gute, n'abaciriritse, ahubwo n'abakomeye gukomera ibashyiramo kugira ngo bazajye bavuga ngo ntabwo Imana yizezwa n'abashonje gusa, ahubwo n'ibisore nk'ibi ngibi biraza tugakorana uyu murimo. N'abasore beza cyane nk'abo kavuga ngo jya mu nkuge kuko hari icyo uzamara. Nibavuga guterura intebe uzaterura 3, aritine byamunaniye. Akavuga ngo uraziterura, umurimo w'Imana wongere wamamare, izina rya Kristo nihabwe icyubahiro. Uyu mugabo ni umushyitsi, ndabona ari umushyitsi. Wacu ni apo byoroshye. Ariko Mana ujya ukora ibintu bitangaje. Mundebere mbese nawe turasengana. Kandi ari kumva ijambo ry'Imana. Ikamubwira ngo uzabigire abantu bazabona abantu bambaye amakote. Uriya nimubona hari ibintu Imana ijya idukorera mukagira ngo ni inzoka twarwaye, kumva iri kwica abadayimoni. Mirica abadayimoni. Kumbe ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe iki? Ijuru. Kandi kavuga ngo nzakurindira umubiri, nta ndwara z'ibyaduka zizaza, nta pressure izaza, ngo ahubwo uzapfa nk'uko wavutse. Nta ndwara n'imwe izagera ku mubiri wawe. Abandi bazahora mu bitaro, ariko uzajya usirimba, uzajya usirimbira Imana. Haleluya. Ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki? Kamubwira ngo ntabwo twe twashobora kugura itapi, akwera guhaye. Yaratugabiye kandi azatwongera. Mukaririmbe di. Yesu yaratugabiye kandi azatwongera. Yaratugabiye kandi azatwongera. Yaratugabiye kandi yaratugabiye kandi azatwongera. Yaratugabiye kandi azatwongera. Yaratugabiye kandi azatwongera. Ntabwo bavunika rero ntibanavuga menshi. Ubu yavuze ngo ngiye nazana n'itapi n'intebe 10, nta nicyo bintwaye umutungo wanjye, nta kibazo. Kumbi bamuzanye kugira ngo nitugera hizavuge ngo mu nkuge nabo barimo, mu nkuge nabo muri aka gakiza nabo barimo. Ntabwo mwari mubyumvise. Muri aka gakiza twahawe na Kristo aba nabo barimo. Havuga ngo Kanoni Maritina zakora udukosa, reka mpite nshyira y'umusaza mwiza Kanoni wacu. Azajya avuga ngo basore, dore ugendana n'umusore agenda n'iki? Ugongo musige ho. Kumbe imushyize mu nzu y'Imana ngo natwe tugira iki? Inama zimukomotseho ariko z'ijuru. Haleluya. Nicyo cyatumye abasirikare n'ingabo bajya hehe? Mu nkuge, kugira ngo nabo bazavuge imirimo Kristo yakoreye hehe? Mu nkuge. Mujye kwicarira, mubakomera amashyi, Imana ibahe umugisha mwinshi. Haleluya.
mu gutegeka kwa kabiri rero haza undi muntu witwa Mose, nawe watojwe n'Imana. Arangije ageze mwa kiriya gice cya 24 twasomye, aravuga ngo yemwe b'Isiraheli, abantu bari mu nkugi ya Kristo bakuwe mu buretwa n'isumba byose, hari amakuru y'ijuru ngiye kugira gute, ngiye kubaha. Icyambere, Imana izajya ibagirira neza, ibahe imirima yo guhinga. Murabyumvise? Icya kabiri, ibaha abakozi babakorera. Murabizi namwe iyo mubambura mu rugo, ariko buriya n'abantu Imana yashyizeho ntabwo byapfuye kwizana. Yego, kandi iravuga ngo izajya ibaha ibyo mutunga mushobora gutungisha abandi. Mubahe inguzanyo, mubahe amadeni, muhe ka gaze, ntacyo bitwaye, mukubita agatike k'ukwezi, kandi ngo natakabona ngo ntuzajye uhagarara ku muryango we ugiye kumwishyuza, ahubwo ujye uvuga ngo ndi umuhesha w'umugisha, mu biganza byanjye hatungishije bangahe? Benshi. Hagira ngo mwumve inama z'Imana, ntabwo muzumvize. Nukajya uhagarara ku muryango w'uwo wagurije ngo ugende mubwire ngo mpibyanjye, ahubwo ujye uvuga ngo mbonye uwo ntizi iby'Imana yantije, kandi agiriye umugisha mu biganza byanjye, Imana igiye kongera ivuvurira imigisha yayo yo mu ijuru. Ngo uhagarare hariya ku muryango, ngo natayiguha ngo katugende. Mu yandi magambo, mujye muvuga ngo turabahesha biki b'umugisha. Haleluya. Icya kabiri, ngo iguhaye abakozi bo gukoresha, ngo ujye ubahemba uko ukwezi kugize gute, gutashye. Bariya abakozi mukoresha hera mu rugo, hera hehe mu rugo. Ukwezi ni kugera ntumuhembe, ukwa kabiri kukagera nabo dukoresha hirya no hino. Bibiliya yatubwiye ngo azahita ajya imbere y'Imana apfukame, avuge ngo Mana naje gukorera umunyamafaranga, kandi uru rugo rurakomeye, ariko rukomejwe nawe, ubwo banyambuye nawe uzabambure. Ati nkomeje koza amasafuriya ariko narisenze tu. Bibiliya yatubwiye ngo izabyumvira mu ijuru, imanurwe no guhora agahinda ke. Iravuze ngo inama z'Uwiteka nimukambura abo mugira mute. Haleluya. Haleluya. Mwumve ukuntu mu nkuge habamo n'inama z'iwacu iyo ngiye. Haleluya. Haleluya. Nuko twagiye mu nkuge, niyo mpamvu twumvise iki aya mabanga. Reka nihute ngane ku musozo. Haleluya. Reka nihute niganire ku musozo. Ariko ndafashijwe Kristo. Hanyuma nsoza. Ariko Imana ni nziza. Erega iyo Mana ni nziza ntabwo izadutererana. Ayiwe, erega iyo Mana ni nziza ntabwo izadutererana. Erega iyo Mana ni nziza ntabwo izadutererana. Ganye ku musozo, ngiye ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana mundebere nawe, kiya mwabonye ko cyandenze. Kandi mu by'ukuri nakoreye Imana izampemba. Ariko reba ubuntu bw'Imana, nta nuza kuvuga ngo wakoze neza. Ntabwo bibareba ibyo ngibyo abari mu nkuge. Ntabwo bashinzwe kubwira abantu mwakoze neza ngo reka niyo tubahe n'agatike. Ubundi ntibibareba, kuko Imana irabitegura neza, ubuntu bwayo bwonyine bukaba ari bwo bubacyura. Niko bigenda. Aba baririmbyi dore turabana abangaba bambaye bati, bava ku kazi kuwa kane biruka jigi bagera hano discipline ati mwakerere mwicare mwazirane, nta tike yabahaye, urumva nabasubizayo, hanyuma ngo nimwicare, kandi ntazi urugendo bagize bate bakoze. Ariko kuko batorejwe gukora umurimo, ibyo ngibyo ntacyo be. Kandi ejo akagaruka undebe, bavuga ngo uniforme ba president na comptable ati uniforme ibintu ugacika, kandi mu by'ukuri akajya kubaza hirya no hino kugira ngo ka uniforme kabone. Hanyuma bahagarara hano, iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana. Bati baririmbye neza kwera, ntabwo muzi icyo yababize kugira ngo bagere kuri iyo ndirimbo. Ariko ntacyo bitubwiye, twebwe bashinzwe kubidukorera, kuko Kristo yarishyuye. Tutepeye ibintu byose byarishyuye muri Kristo. Mu nkugi ibintu byose bigize bite, birishyuye.
hari abashinzwe kubidukorera hirya no hino. Ubwo ni ubuntu bw'Imana bugize bute? Busaga. Kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe n'Imana ihoraho. Kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe n'Imana ihoraho. Ngamye ku musozi. Haleluya. Kristo ushimwe kubw'inama zawe z'uyu munsi. Twabwiwe ngo tuje kubwirwa inama z'iki? Z'Imana. Ndabizi neza ko ba nyirazo bazibonye. Icya kabiri, twaje kubwirwa inkuge tubamo, ibintu byose bikaba byishyuye. Dukena, dushonje, dupfa kuba turimo indani mu nkuge. Ibyo ntibitureba, twebwe turidegembye. Hari abasirikare bashinzwe kuturinda turimbohe, ariko niyo umurabuje hari ba Pawulo bashinzwe kutubwira ngo iravuze ngo muzareke kuvuga ibampere rero dufite ba Pawulo mu nkuge bashinzwe kuvuga ngo mwumva ko Imana igize gute. Twebwe ntabwo bigize bite, bitureba. Tutepeye, tugannye ku musozi. Tutepeye. Haleluya, haleluya. Tuzabi ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu n'inamu tugira. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Abantu batatu tugiye gusenga n'Imana. Yarambwiye anyongorera. Arambwira ngo hari abantu bari muri ririya teraniro batigeze binjira mu nkuge, bari kumva amakuru y'inkuge n'uburyohe bwayo, bakavuga ngo twagezwa n'iki mu nkuge y'agakiza, ko ibintu byose Imana yabyishyuye mu nkuge. Irambwira ngo baze tubasengera Imana, kandi bahagurutse hanyuma ibinjize mu nkuge, ibahe byose byishyuwe n'Imana. Abantu ba kabiri, ngo hari abantu bari bamaze gutera ibitugu basohoka bava mu nkuge. Mu gice cya 27 hari aho twasomye Pawulo ngo yarababwiye ngo uzasohoka muri iyi nkuge, ubugingo bwe n'umubiri we byose bizajya hehe? Bizarimbukira muri aya mazi. Igisubizo kimwe ni mugume hehe? Mu nkuge. Hari abantu bari bamaze gusohoka mu nkuge, ngo babwire ngo nibagaruke hehe? Mu nkuge. Abantu ba gatatu, ngo ni abantu bari mu nkuge barambiwe rwose, barabaye imbohe ku bintu byose. Ntaririmba, ntasenga, ntavuga, mbese yabaye imbohe ku bintu bingahe? Byose. Ariko ngo marayika yavuze ngo uyu munsi murabohowe, ngo nta mbohe ikiri mu nkuge. Oya, ngo ahubwo yakuyeho uruzitiro rwari ruri hagati y'umusirikare, ngo ni imbohe, ngo bose babaye abishimirwa n'Imana hehe? Mu nkuge. Reka dusabe abantu bahaguruke tubasengera Imana, hanyuma twiyicarire. Haleluya. Abantu bumvise inkuge nk'amateka, bakavuga ngo twari hanze tugowe, nibanyemerere bahaguruke, hanyuma tubasengera Imana, dusoze uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Bumvaga amateka, bakareba uburyohe bw'inkuge, bakareba uko bimeze, bakavuga ngo natwe twemeye kujya mu nkuge y'agakiza Kristo aduciriye, kubera yuko n'ubuhanuzi bwanyu aya masaha. Mwami Yesu we, haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo ugira ubwoba hangaha, uwo nguwo azahera inyuma, ariko inkuge ya Kristo arahari. Haleluya, haleluya. Aba bantu bahaguruke tubasengera Imana, Imana ibinjize mu nkuge, kandi ibintu byose birishiye mu nkuge. Imana ishimwe. Ndatinze rero, niba ntawe uhari reka tujye ku kindi cyiciro. Abantu barimo batera ibitugu inkuge, bakananirwa kumenya uburyohe buri mu nkuge, bakaba bari babirambiwe. Reka mbasabe duhaguruke tubwire Imana ngo twamenye agakiza kari mu nkuge, twamenye amahoro ari mu nkuge, hanyuma tugiye guhamya neza ko dukomeje urugendo muri iyi nkuge. Ntabwo tuzigera tubivamo, ahubwo dukomeje urugendo. Kandi hari abahamya mu nkuge bavuga ngo twebwe duhamije neza ko ubwo twageze mu nkuge, hari n'abasirikare bazahamya ibyacu, hari n'abakomeye bazahamya iki? Ibyacu. Kambasabe duhaguruke, hanyuma twinginga Imana idukomereze mu nkuge. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru,
tugushimiye cyane aya masaha, tugushimiye inama zawe tugiriye, tugushimiye imiburo yawe, tugushimiye ko wadushyize mu nkuge nziza y'agakiza. Haleluya. Nuhabwe icyubahiro k'abadayimoni bashatse kutuvuvunuramo, ariko wowe Imana ishoboye ibintu byose ukomeza kutubika mu nkuge. Twinginze izina ryawe rero kugira ngo abakomeye bari hano n'aboroheje, abo byari bicitse rwose, haleluya, turabingingiye kugira ngo ukuboko kwiza kwawe kubabonekeho aya masaha. Kandi ubwo satani ashaka kubihebesha, ujye uvuga ngo ndi hamwe namwe nta cyabashobora. Uhabwa icyubahiro rero kubw'ibyo ukoze kandi kuhinduye amateka muri iri teraniro. Tugukomeye amashyi tugushima mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.